always comes on top, aba yababaza. Diamond ndabizi neza ko abizi ko The Ben na Bruce Melody ntibumvikana. Ibi bintu Diamond arabizi. Diamond yakoranye na The Ben. Diamond ejo bundi yarari muri studio na Bruce Melody barimo recording indirimbo. Diamond ageze Kampala, The Ben ariyo, ikintu cya mbere yabanje kubabwira no kubabwira bamuhuze na The Ben, kandi arabizi ko indirimbo ye na Bruce Melody iri mu nzira igiye kuza. Ibyo bimenyesha iki? Barangije kumwishyura ibihumbi 50 by'amadolari. Diamond ndashaka kukubwira ko Diamond ni indyarya mbi akantu abakoze buriya abashatse kwereka The Ben ati njyewe ibi bintu ni business, nta mutima mubi n'iki ni ukuvuga ko Bruce Melody ntabwo ashobora kugaruka imbere y'abantu ababwire ko arenze, ko nawe yakoranye na Diamond n'iki cyo ka Diamond ari inshuti ye, kubera aka gatwi ko niko gakora cyane. Bruce Melody kuza imbere y'abantu cyangwa abanyarwanda cyangwa abantu bose akabereka ko ari inshuti ya Diamond. Aha hantu Bruce Melody yatereyeho yataye inshuti magara. Amakuru ufite ngo nuko Bruce Melody agiye gushaka indirimbo ya Diamond, agiye gushaka barangije kubona bagiye gukora collab ya Diamond, yahamagaye Harmonize amwivugishirizwaho ngo you know ngo ni business n'iki. Harmonize ntabwo ashaka kubona umuntu bumvikana akorana na Diamond. Bruce Melody ibi bintu yari abizi neza ko Harmonize atabikunda. Harmonize yamusasiye umubiri. Ubundi kolabo ebyiri ni kolabo eshatu Bruce Melody yakoranye na Harmonize, zose ntabwo zari zirimo amafaranga, ariko iya Diamond yamwishyuye ibihumbi 50. Mwishyuye ibihumbi 50. Ubu rero arangije kwishyura ibihumbi 50, nibura ikintu yashoboraga gukora ni ukureka indirimbo igasohoka akaziyungira na The Ben, cyangwa akazabonana na The Ben iyo ngiyo, cyangwa na kamera ntibazishyire. Bemeye n'abantu ko bashafata kamera n'ukuri kw'Imana indirimbo itarasohoka. Kochi ndakubwiye uzajya umbaza ibintu nk'ibi bintu biba birimo birica promotion y'indirimbo. Kochi ubu deja kuri kamera Diamond aba yerekanye ko already The Ben arenze, kandi nta kindi. Diamond yarangije kumva ko The Ben yahatwitse Kampala. Umwana wa Tandare akavuga ati sasa rero siniteranye n'umuntu mbona arimo arabikora. Ikintu cya mbere cyabaye, Diamond akigera Kampala yabwiye abantu ati mumbabarire mumpamagarire The Ben. Ubu aho barimo baricara, arimo aramwumvisha ukuntu ari business, ukuntu kubera ndashaka nkubwire Diamond arabizi ko bodaboda ari indirimbo ewana imukurayo no kuri stage byanze. Ni ukuvuga ko anytime abaza guhamagara The Ben by performing, urahamagara uke The Ben warangije kwereka side kuri ya ruhande. Ubu nta kindi kintu yarimo aramubwira, yarimo aramwumvisha ukuntu ari business. Bruce Melody nkuko nawe wahamagaye Harmonize umwumvisha ko